Muraho neza nanone nongeye kubasuhuza kandi ndabifuriza kumererwa neza aho muri hose. Tugiye guteka inyama. Abantu benshi bakunda inyama. Uyu munsi ngiye kukwereka uburyo uzajya uteka inyama kandi ukoresheje ibirungo by'umwimerere, harimo ibirungo byo mu nganda, nta kirungo na kimwe cyo mu nganda ukoresheje. Mfite inyama, izi nyama ni za zindi twita iroti, nta magufa arimo, zirangana n'ikiro. Izi ni inyama tugiye gukoresha. Nkuko nababwiye ko inyama zacu ziri buze gutekeshwa ibirungo by'umwimerere. Hano dufite bino bintu byose ni ibirungo, ariko nanone ni imboga. Dufite tangawize, tukagira tungurusumu, turaza no gukenera ibitunguru bijya kuba byinshi ni 5 kandi biraringaniye, murabona uko bingana. Tukagira na pavuro 3, turaza no gukoresha na karoti 2, murabona ko nazo ari ntoya. Noneho tuziye gukoresha na sauce tomate. Hanyuma ibindi bintu turi buze gukoresha mu birungo, turaza no kwifashisha n'amasereri, turaza gukoresha amasereri. Hanyuma tuze no gukoreshamo n'inyanya. Ngibi ibirungo turi buze gukoresha tugiye guteka izi nyama. Hanyuma ikindi kirungo kitajya kibura mu biryo nkuko mubizi ni umunyu, nawo turaza kuwukoresha. Ariko nanone hari akandi kantu ushobora gukoresha kugira ngo inyama zawe zize gushya vuba. Nta kandi ni indimu, turaza gushyiramo indimu muri zino nyama. Ngiye kubereka ukuntu tugiye kuzishyiramo akadimu kugira ngo zibe zabasha kuza gushya vuba. Tugiye gutangira guteka. Kuzironga neza mpite nzishyira muri iki gisorori kinini. Hanyuma nindangiza, nkuko nababwiye ko mu birungo dukoresha tutagomba kuburamo umunyu, ndahita mfata umunyu kizemo kano kayiko gatoya, ariko nakujuje cyane, ntago nshyiramo umunyu mwinshi. Hanyuma noneho nindangiza, nkuko nababwiye ko turi buze gukoreshamo indimu, ndafata indimu nyimanyuremo 2. Indimu ndayimanyuramo 2. Hanyuma ndakoresha igisate kimwe, ntago ndi bukoresha igisate cyose. Noneho iyo harimo imbuto uzikuramo, cyangwa se ukaba wafata akayunguruzo ukayungururisha kugira ngo imbuto zitaza kujya. None ndangiza nkamuriyemo umutobe w'indimu mukeya gutya. Nihagwamo utubuto ujye udukuramo, cyangwa se ujye ufata akayunguruzo nurangiza aba ariko ukoresha. Noneho nindangiza ndahita mfata kano kamamiro mvange umunyu na n'uno mutobe w'indimu washyizeho bigakora. Winda gushyiramo umutobe mwinshi w'indimu, ushaka nko gushyiramo kariya kayiko nakoresheje ndi gupimisha umunyu ukagapima, cyangwa se waba udafite indimu ukaba wakoresha vinegere yo gukoresha mu gikoni iyo ariyo yose. Impamvu dushyiramo umunyu, impamvu nshatse gushyiramo umunyu mbere n'indimu, ni ukugira ngo inyama zacu zize kuza gushya vuba. Ikindi nanone iyo ufite umwanya ushobora gufata zino nyama gutya ushyizemo akunyu n'indimu ukazishyira muri firigo. Noneho tugiye gutangira guteka. Twebwe ntabwo turi buzimaze icyo gihe cyose muri firigo, tugiye gutangira guteka. Tugiye guteka muri ino safuriya. Ukuntu ngiye kubanza guteka, ntabwo mpita nshyiramo amavuta, mbanzamo amavuta, ahubwo ndahita mfata zino nyama mpita nzishyira mu isafuriya. Noneho warangiza ugahita upfundikira gushya, nta kindi kintu ushyizemo. Nibuze ugapfundikira nk'iminota 5, ukaza kugaruka ukongera ukavanga inyama zawe. Nta mazi twashyizemo, nta nubwo twahise dushyiramo amavuta, twahise tubanza n'inyama, za nyama twasize umunyu n'indimu byonyine. Tugiye kubireka iminota 5, noneho turaza kugaruka twongere tubivange dukoresheje akamamiro. Mu gihe dutegereje ko za nyama zacu zigenda zijyamo ubushyuhe zibyara amazi, tugiye kuba turi gukata ibitunguru. Ashobora kubikata mu buryo bwa ronde nk'uko ngiye kubikata, cyangwa ukabikata mu bundi buryo wowe ushaka. Icy'ingenzi ni uko
kubikata ku buryo nyine biri buze kuza kugaragara mu ifunguro tugiye guteka. Noneho bino bitunguru tumaze kubikata, hanyuma ngiye guhita mbishyira muri aka gasorori, nkomeze nkate n'amapuwavuro na karoti ndaza nazo kuzikata. Zino mbuto ndazikuramo, ntabwo ndi buze kuzitekamo, ndazikuramo. Ikindi kako zino mboga cyangwa se bino birungo ntari buze kubishyiriramo icyarimwe, ntabwo ndi bubivange byose, ndagenda mbikata ariko buri kirungo ndagishyira uruhande rwacyo kubera ko ntabwo ndi bubishyiriremo rimwe. Nyuma ndabishyira hano ku ruhande. Karoti nazo ndazikata ariko zo ntabwo zihase, ndabanza gukuraho agashuka k'inyuma. So tugiye kureba inyama nyuma ya minota tumaze, turebe ukuntu inyama zacu ziri kugenda zishya. Ntabwo twigize dushyiramo amazi, nta nubwo twize dushyiramo amavuta, dore za nyama zabyaye amazi menshi muri kuzibona. So tugiye kuguma tuzipfundikire, noneho aya mazi tuze kuyareka ase n'akamiramo. Noneho kubera ko turi kubona ko harimo amazi menshi, nta kibazo kuba twakongera umuriro, hanyuma twarangiza tugapfa. Niba ufite blender, inyanya zawe uzishyire muri blender. Niba utayifite, ufite akarape, ukoreshe rape uzirape. Ariko nanone niba udafite akarape nta kibazo, uze kuzikata, uzikate neza mo uduce dutoya, nabwo ziraza gushya neza. Ariko niba ufite blender, uze kuzishyira muri blender uzishe, nibyo byiza muri ino hosete tugiye gukora y'izi nyama dutetse. Noneho muri izi nyanya ngiye gushyira muri blender, ndashyiramo n'agatangawizi. Agatangawizi karyoshya ibiryo cyane cyane iyo karapiye mu nyanya nk'uko ngiye kubikora. Ufata agatangawizi gake nk'aka ukagashyira mu nyanya ugiye kurapa, ugafata n'udutungurusumu dukeya, apana twinshi, ugashyiramo gutya. Blender yawe yaba isya ibintu ari uko birimo amazi, ukongeramo utuzi duke, cyangwa se ugafata umwuko nk'uku nguku ugasa n'utsindagiramo gutya. Inyanya ziragenda zikabyara isosi, hanyuma ugasya utiriwe ushyiramo amazi. Amazi yashizemo, hanyuma ikintu tugiye gukora, tugiye gushyiramo amavuta. Uhita ufata amavuta, uragereranya nk'ibiyiko bibiri by'amavuta ugashyiramo, kongera umuriro. Noneho warangiza ugafata udutungurusumu wakase cyangwa se warapye, bitewe n'uko washaka ko tuza kuba tumeze mu biryo byawe. Ugashyiramo udutungurusumu, warangiza ukavanga. Noneho warangiza ugafata bya bitunguru byinshi twakase ugasukamo, nabyo ukabivanga. Warangiza, kubera ko inyama zacu zashizemo amazi, dushyizemo amavuta gusa n'ibitunguru na tungurusumu, urahita upfundikira, noneho ushyire ku muriro mukeya kugira ngo utaza gushiririza. Nibuze uragaruka nka nyuma y'iminota 5 nanone wongere uvange. Noneho dupfundure turebe ukuntu inyama zacu n'ibitunguru bimeze, tuvange.
ibitunguru biri kugenda bishya ariko ntabwo birashya neza. Ikindi nanone ntabwo ari ngombwa ko tubirindira ngo bishye neza, turavanga gushya. Nyuma ya minota 5 nababwiye turongera turapfunduye turavanga. Ushatse ushobora gushyiramo ibindi ibitunguru byawe bimeze gushya uko bimeze, cyangwa se ukabireka bikabanza bigashya neza, ariko n'ubundi biraza gushya. So nta mpamvu zo kurindira ngo ibitunguru bibanze bishye njyewe mbone gushyiramo ibindi, ahubwo ndahita nshyiramo zino nyanya twaseye, ndahita nzisukamo gushya, noneho nazo zivange. Nazo tuzipfundikire ku muriro uringaniye, tureke ino sosi y'izi nyanya ize gushya. Turaza kongera kuvanga ino sosi ariko yahiye. Noneho ya sosi yacu y'inyanya yahiye, muri kubona ko nayo bya bitunguru nabyo byahiye. Noneho ahangaha kuri ino step urahita ushyiramo puwavuro na karoti, byose ukabishyiramo hamwe icyarimwe, warangiza nabyo ukavanga gushya. Noneho murabona ko ya sosi y'inyanya iri kugenda igabanuka. Ntabwo uguma guteka ku muriro ujya kuba mwinshi, ugabanya umuriro warangiza ugapfundikira ibiryo byawe bikagumamo umwuka uba urimo imbere uba ari mwinshi, uba wabasha guhisha zino karoti n'izi puwavuro dusizemo nyuma. Turaza kugaruka nazo zisa n'izigiye gushya. Noneho tugiye gushyiramo tomato paste cyangwa sauce tomate, iyi yose ndayimariramo. Nyuma n'ubundi ndavanga inyama. Ino etape ibiryo byacu biba bisa n'ibyahiye, nta urebye haba habura utuntu dukeya ngo ibiryo byacu bishye neza. Ni ugupfundikira gusa umwuka akaba ari wo ubuhisha. Ikindi nanone ahangaha wumva ko wa munyu washyize mu nyama wakoze. Iyo usanze wa munyu washyize mu nyama utakoze, wongeramo uwundi kuri ino etape. Hanyuma ikintu cya nyuma dushyiramo twakase muri bya bindi byose twakase ni za seleri. Muri kubona ukuntu nakoreshejemo amasereri menshi. Inyama zirimo amasereri menshi zirahumura cyane kandi ziranaryoha cyane. Iyo nta bindi birungo by'amafu wakoresheje cyangwa se n'ibindi birungo byo mu nganda, ujye ukoreshamo amasereri menshi gushya, inyama ziraryoha cyane. N'ubundi iyo amasereri ari gushya aratuba, ntabwo uko uyabona ari menshi kuriya ariko ari bugume kungana muri izi nyama. Uko ugenda uvanga gushya agenda ashya niko atuba. Gatoya gutya ku muriro nanone mukeya. Kureba bya biryo byacu ukuntu bimeze, twatetse ku kariro gakeya. Muri kubona ukuntu biri gutogota buhoro buhoro. Ushatse wakongera ukavanga. Mwibuke ko zino nyama ntitwize dushyiramo amazi, habe n'ikijojoba twashyizemo, kandi twakoresheje bya birungo mukunda bitari ibirungo by'amafu, bitari ibirungo byo mu nganda. Inyama zacu murabona ukuntu zimeze neza. Isigaye rero tugiye kuzarura. Ngiye nkunda kurya zino nyama zimeze gutya zirimo isosi nkeya nzirishije umuceri. Ngiye kwarura umuceri. Utarebye video y'ukuntu bateka umuceri muri rice cooker, uze kureba munsi muri comment no muri description box, ndaza gushyiramo link y'uburyo wateka umuceri muri rice cooker. Noneho niturangiza twarure n'inyama ku ruhande gushya. Inyama zirimo ibitunguru byinshi, zirimo amasereri menshi n'amapuwavuro n'amakaroti aringaniye.
Wow, muri kubona ukuntu zisa neza, mwazibonye? Nizere ko warebye video kuva yatangira kugera irangiye, sibyo? Kandi umva ziraryoshye cyane. Ndizera ko nawe ubutaha uzateka inyama gutya, kandi uzagaruke muri comment umbwire uburyo zari zimeze. Ndizera ko uzaba waryohewe. Mwakoze kureba video, tuzasubira ubutaha. Bye.